yandikishije bari 30,000 mu bizamini bafashe barangiza icyiciro cya segonderi. Murakoze. Arakoze cyane nyakubahwa Minisitiri utugejejeho umusaruro wavuye mu bizami by'amashuri y'umwaka w'abanyeshuri barangije umwaka wa gatandatu. Icyo nifuza kubabwira mbere yuko kuvuga abahize abandi nuko hari ibyiciro by'imitsindire. Buri cyiciro kigira inota ryacyo ariko bigahubuzwa n'inyuguti ikiranga. Abambere ufite amanota hagati ya 80 n'ijana, icyo gihe biba bihuye n'inyuguti ya A. Hagati y'amanota 75 na 79 ni inyuguti ya B, ari nabyo bita very good. Hagati y'amanota 70 na 78 ni inyuguti ya C. Hagati y'amanota 65 kugera na 69 aba ari inyuguti ya D. Hanyuma ababonye hagati ya 60 na 68 akaba ari E. Hagati ya 50 na 59 ni S. Hanyuma munsi yaho ni inyuguti ya F bivuga gutsindwa. Twihuse rero tugiye kugera ku batsinze bahize abandi. Turaza kuvuga abanyeshuri ba mbere 18, ni ukuvuga ko muri buri cyiciro hari umunyeshuri tuza kuvuga. Abo banyeshuri baraza no guhembwa. Hari ibihembo bari buhabwe bifatika, ariko hari n'ibindi wenda twaza gusaba ko baza kubatangariza bijyanye n'abazahabwa burse zo kwiga. Burse nituvuga burse kuko hari igihe abantu biterwa n'ururimi babivuzemo, ni burse zizatangwa zitishyurwa ku bazazihabwa, ariko ngira ngo ubwo turaza kubibabwira mu kanya. Twihuse rero ab'ibihembo turagira ngo babe hafi. Ibyiciro abanyeshuri batsinzemo tubifite byanditse mu rurimi rw'icyongereza, ari naho tubisoma kugira ngo abantu babashe kumva neza ibyo bigaga, tutabishyira mu magambo ntiduhuze neza nuko bikwiye kuba byitwa mu Kinyarwanda. Abanyeshuri baza guhembwa nk'uko twabivuze ni abiga muri TSS, abigaga mu cyiciro rusange, n'abiga muri PN na professional education. Umunyeshuri duhereyeho ni uwahize abandi wigaga agriculture and food processing. Uwo munyeshuri yitwa Mucyo Samuel, akaba yigaga kuri STB Busogo Musanze. Hanyuma umunyeshuri wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu baraza guhabwa ibihembo na nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi. Mucyo Samuel wa STB Busogo Musanze yatambuka mwamuha inzira. Muratambuka wigire hano, muratambuka igire hano, hanyuma nabazana ibihembo babimushyikirize. Hanyuma nyakubahwa Minisitiri n'umushyikiriza igihembo kuko nabivuze. Umunyeshuri wa mbere, umunyeshuri wa kabiri n'umunyeshuri wa gatatu baraza guhembwa na Minisitiri. Kugira ngo amafoto aze kugenda neza, twarimo dusaba aba logistique badufashe bakureho ameza. Yego, ntabwo ari ngombwa cyangwa nuko ifoto zibasha kugaragara neza. Umunyeshuri wa mbere uyu niwe Mucyo Samuel, bazana igihembo baza bakakimushyikiriza, Minisitiri akagishyikiriza uriya munyeshuri.
urabona rwose ko yaje akeye n'ababyeyi be, turabashimiye nabo. Hanyuma ababyeyi batambuke kugira ngo tuze no gusigarana ifoto y'umunyeshuri na minisitiri bonyine. Ego wakoze cyane. Hanyuma murakoze cyane, congratulations Samuel. Abanyeshuri bandi bakurikiraho kugira ngo bidatinda baze gucana imbere bahite batambuka. Ukurikiyeho yize construction and building services, uwo munyeshuri yitwa Dusengimana Emmanuel, yigaga kuri Kivu Hills Rutsiro. Natambuke rwose, niba hino bamuherekeje babitegura, turafatana ifoto na minisita bari kumwe, ariko nyuma dufatana n'indi bari kumwe n'ababyeyi bamuherekeje. Umunyeshuri arimo arahabwa laptop n'igikapa cyayo, bakamuha na certificate yerekana ko yabaye rwose yakoze neza cyane. Warakoze mubyeyi kurera neza. Turabizi uburere nubwo ku ishuri ko n'ababyeyi bafite uruhare runini, ubwo n'abandi babyeyi bijye bibatera ishaka. Murakoze cyane. Abafata amafoto mwamaze kuyafata. Murakoze cyane. Isubirireyo. Duhamagara umunyeshuri ukurikiyeho yigaga mu ishami rya Crafts and Recreational Arts, yitwa Rukundo Akili, yigaga kuri Ecole d'Art de Nyundo. Ubwo nawe yatambuka n'uwamuherekeje bakaza imbere bagashyikirizwa ibihembo by'uko yabaye umunyeshuri wahize abandi. Turabanza gufata iyo foto irimo n'umubyeyi we, ariko nyuma turakurikizaho ifoto ye na nyakubahwa minisitiri. Igihembo mwihute. Arakoze cyane, felicitation. Hanyuma nyakubahwa minisitiri turamusaba ko yaza akaruhuka, umunyamabanga wa leta akajya imbere akaduhembera umunyeshuri wa 4, wa 5 n'uwa 6.